Bakunzi bacu, bakunzi b'ukuri ganza ndetse no kuri tsinda, reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikira. Tubabwira tuti Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, umwaka w'ibihumbi 2026. Ntiturawugeramo ariko uyu urimo uranogo kuri muragira, ariko kuri iki gisaha cyo tubabwira tuti Noheli nziza. Nyaboneka muri mwicaye mu byishimo bya Noheli, mugerageze kuzirikana abantu bababaye. Zirikana abantu bahangayitse, zirikana abaturanyi cyangwa abo mwaturanye cyangwa se abo mutekereza nabo muzi bari ahantu habi kubera ibibazo, intambara, inzara, ubukene, kuba mu nzu z'imbohe n'ibindi n'ibindi. Reka rero twongere tubabwire tuti Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, kugira ngo ibyo turabibifuriza kandi iteka. Dushimire kandi abagiye bavuga bati tuguzirikane MC Nkizerwa Silva, tumuzirikane ku biganiro bye byiza yatugezaho, natwe tumugenere tumuhe Noheli di. Nuko kandi iracyakomeje 0783144144 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 783144144. Bamwe bagira ubwo bwo kuba bama Noheli cyangwa se bunane nk'abari mu Rwanda, harabambwira bati buze tuyaguhaye inkotanyi ntizatuma ntacyo zibatwara ikize. Rega nazo nubwo zidatanga ariko namwe zibafatirana nuko namwe muba musanzwe mugira ubugugu mukazitwaza. Ngaho ugenda ujye ku mu agent umubwira uti nyoherereza ku uyu muntu urebe ko atabikora, ucunge nimero ko yabikoze neza, aho uzaba ukoze igikorwa cyiza. Ntimukagire icyo mwitwaza. Twaje rero nubwo turi mu gihe cya Noheli, turishimira cyane ivuka ry'umwami wacu Yezu Kristo, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Ariko nanone ngira ngo turacyakomeje ntabwo urugamba turarangira, ahubwo niyo mpamvu tugomba kumusaba Yezu uvutse, turi kwibuka ivuka rye rwose, aza tuvukiremo, avukire mu mitima y'abagome, mu mitima y'abicanyi, mu mitima y'abagirira nabi abandi, abatifuriza abandi neza, abatumva ko abandi barya kandi bo bariye, abona abandi bagerageje kurya bakabimena cyangwa se bakabimena mw'inshishi cyangwa se amazi, ababona abandi bateye imbere bakumva babisenyagura cyangwa bakabisenya. Ibyo byose Yezu azazukire mu mitima yabo. Banywanyi bacu bakunze b'ukuri ganza ndetse no kuri tsinda, rero ngira ngo kare twaganiye mu kiganiro cya saa sita, ikiganiro cyiza cyane nabonye abantu benshi mwanakunze. Twari ku bintu byerekana intsinzwi ya M23. Turacyakomeje M23, ngira ngo mu by'ukuri icyo twifuza rega si intambara, ni amahoro. Abantu bambwiye ngo kuki udashyigikira M23, nyishyigikira se kubera iki? Kunjye ntabwo nshyigikiye intambara, njye nshyigikiye amahoro. Jewe buriya njya nkunda kuvuga ko M23 nibatsindwa bagatangira batoratora ku isi hose, kandi isi bamba nta kinya, iyo bamaze kubona inyungu zabo bazigezeho barakukanyaga, bazaba ari bo babyiteye. Kubera iki? Kubera ko bari muri guverinoma, benshi ari mu gisirikare cya leta. None se icyambere ibyo bahagurutse barwana, mwiyeze mwumva mukurikira ikiganiro twakoze saa sita, murumva urugero rw'intsinzwi yabo ukuntu ihagaze. Batangiye bavuga ati turi kurwanira ibi, none tugeze kuri ibi. Batangiye bavuga ati turekeza Kinshasa, none batangiye bategeka abaturage bati nyaboneka mudutabare, mudukorere imyigaragambyo. Bajya kwirwa bahondagura abaturage ngo ntibagiye gukora imyigaragambyo cyangwa babajyana ku gahato, kugira ngo berekane isi yose cyangwa se berekane ngo yuko bashyigikiwe. Ngaho da banywanyi bacu rero bakunze bo kuri ganza ndetse no kuri tsinda, ngira ngo ibyo ngibyo mu rwego rwa politike cyangwa se mu rwego mpuzamahanga hari ikintu biba bisobanuye cyangwa se biba bivuze, hari utabizi. Nuko rero ngira ngo abantu benshi baba babizi icyo biba bisobatse gusobanura. Twabigarutseho tugaruka ku ngingo nyinshi, ndetse ndavuga ni ahanga turaza gucumbukura kugira ngo turebe neza icyo ibi bintu bishatse gusobanura. Kisekedi rero yanze ibiganiro na M23, turareba icyo bishatse gusobanura. Turaza no kugaruka ku musesenguzi w'umunyarwanda icyo yavuze hano, turebe niba duhuza n'ubusesenguzi mpuzamahanga, turebe koko niba dufite abaprofeseri do carrière. Turareba wese turagenda tugiyemo. Nuko rero ngira ngo nibyo twagiye tugarukaho cyane, kuva kuri armée de masse, armée assistée. Ibi bintu ngira twaje mu bwenge nyabwo tujya mu bucukumbuzi nyabwo. Nabwe ni ngewe cyangwa se kuyiganira analysis, nabwe ni ngenza yambaye ibintu biri ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo ngomba kuzabaha ibintu biri national cyangwa se ibintu umuntu yitekerereje, ahubwo tugomba kureba ibintu ibizakurikiraho mu mezi 3 kugeza kuri 6. Ndumva ariho twari tugeze ngo umwanzuro
nta gushidikanya. M23 ntirimo gutsinda nk'uko yabyiyumvishaga. Ikintu ngira ngo twacyumvise tubona n'impamvu M23 itari gutsinda, ntabwo ngaruka hejuru, ariko M23 ari intuza nyinshi, hari point nyinshi zerekanye ko M23 iri kurangira cyangwa se iri kuva mu nzira. M23 ntabwo iri gutsinda nk'uko yabyiyumvishaga, irimo gutakaza imbaraga mu buryo bucecetse, atari mu itangazamakuru gusa. Intambara yavuye ku masasu ijya ku bwenge, igihe n'igitutu mpuzamahanga. Icyayigumanga inyuma kirimo gucika intege. Niyo mpamvu itangira gukoresha abasivili n'amagambo menshi. Ubundi ngo nta musirikare ukoresha amagambo, amasirikare ngo ararasa. Ndibuka Twagiramungu Faustin yigeze gushyamirana n'uwo bita uriya Bemu. Noneho rero bashyamiranye, mu gihe bari bashyamiranye ndibuka bari gutukana. Twagiramungu ariko kuri umusirikare, ngo ngiye nkaba ndi umunyapolitike, ngo umuntu w'umusirikare ngo ubundi ngo nawe wakombye kuva kwivanga mu bintu by'abanyapolitike, wagombye kuba uri kuvugira ibyo mu masaka yo mu Rwanda. nta musirikare uza kuvuga ku karubanda, ni ibyacu b'abanyapolitike b'abanyamunwa, abasirikare ngo bavugira mu masaka. Niko yamubwiraga. Aha nibyo M23 bavuga bati ibi ngibi biri kuvuga yavuye ku mbunda kubera ko ibona imbunda yananiranye igiye ku munwa. Tibira nta kintu abarira abasivile bayimarira. Nuko rero niyo mpamvu rero itagira gukoresha rero abasivile. Tugiye kureba rero ibintu bizakurikiraho mu mezi 3 kugeza kuri 6 ari imbere, cyangwa se cyo M23 ishobora gukora n'igerageza rya nyuma, cyangwa se ingaruka z'igihe kirekire ku Rwanda n'akarere. Hariya rero hari abantu bari gusakuza hariya ku matelefoni, ngira ngo twababwira bakaba bagabanyije kugira ngo twumvishe neza ikiganiro. Yemwe ntago baba babyumva, ngira ngo rero gatoya mwihangane. Sorry turacyakurikira ikiganiro, ntabwo tuba turi kugira tuba tugenda dukomakoma. Rero ari byinshi abantu babishimye, ariko tugira ngo abantu tujyane ibintu neza. Hari igihe hazamwe amajwi atari meza, abantu benshi bavuga ngo rukunda kutuderanja, ariko nyine buriya kera nari umuderangeri nkiri umwana, none dore nshaje nkideranja. Mujye mwihangana nyine nuko bimeze. Mu mezi 3 rero ibizakurikiraho mu mezi 3 kugeza kuri 6, igeragezo rya nyuma M23 ishobora gukora. Ngaho M23 igerageza rya nyuma mushobora gukora, muzavuge ngo ntitubagira inama kubera tubakunda, turi abanyafurika kimwe, turi abantu b'uruhu rw'umukara ariko n'umweru. Buriya n'abera nabo ni abantu beza, batugira akamaro, bafite akamaro kanini, nabo ntitubanga. Ahubwo nuko ari bya navuga ngo Afurika, ibibazo bya Afurika n'ibisubizo bya Afurika. Tushakira ibisubizo iwacu. Rero turi ibisubizo ngibi bagiye kuvuga ingaruka z'igihe kirekire ku Rwanda n'akarere. Bishyire mu buryo bwa nyuma, mu buryo bwa nyabwo butarimo tugiye kubikora, ariko nta marangamutima ari buza mwahangaha pe. Ibizakurikiraho rero mu mezi 3 kugeza kuri 6 ari imbere, hari icyo bita rero gukomera kwa diplomasi n'igitutu mpuzamahanga. Amerika izakomeza rero gukusanya no gusohora icyo bita intelligence, gushyira igitutu kubafasha M23 mu buryo butaziguye. Oni n'abafatanyabikorwa bazakoresha icyo bita raporo, ibihano byihariye, icyo bita targeted sanctions. Ibiro bizagabanya ubushobozi bwa M23 bwo kubona inkunga n'ibikoresho. FARDC rero izagaba ibikoresho bito ariko byihariye, nta take generali nini, ahubwo gufata inzira n'ibice by'ingenzi, guca logistics, kugota uduce M23 igenzura. Ibiro bituma M23 itakaza ubutaka bucece. Nuko rero reka dusenga Imana kugira ngo ibi byose tugiye kubimanukamo neza mugende mureba. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, amena. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye ko ukomeje kubana natwe, cyangwa se ukomeje kuturinda iminsi ku munsi, amanywa nijoro, ubuzima bwacu bwose. Tugeze ku munsi wa Noheli. Nyagasani, twibuka ivuka ry'umwana wa Yesu Kristo wemeye kutwitangira akadupfira ku musaraba, tukazajya kwinjira mu kindi gihe cy'inzira y'umusaraba nawe yanyuzemo. Arizo nzira z'umusaraba natwe tunyukomeje kunyuramo mu iyi si
zirenze ukwemera, kubera ko twe turi abantu ariko we bikaba byarakubagaho wambaye umubiri ariko uri mu bubasha bw'Ubumana. Mana, urebe iyi ukuntu yagushaririye, urebe iyi ukuntu abaho bana ari abagome, ni abantu batinyuka kwica umwana w'Imana, bakica Imana yigize umuntu. Nyagasani, urebe ibyo abantu bagomba bakorera abandi kandi uhora ubibona. Niyo mpamvu tugusabye Nyagasani kugira ngo umanuke n'inkota yawe yaka umuriro, maze utabare isi, kubera ko iraruhijwe. Imyaka myinshi abantu bahora mu bibazo, abantu bahinga ntibasarure, abantu bubaka ntibabibemo, abantu batuza none ejo bikaba ibibazo, abantu batarya batanywa bataryama. Ibyo byose Nyagasani urabireba. Ntidusaba agahenge, ahubwo turasaba amahoro y'igihe kirambye. Nyagasani Imana yacu, tugusaba nk'abantu ariko ugataha nk'Imana, ariko tugusaba tubanje kugusaba imbabazi kugira ngo ubashe kutwumva, bityo ibyaha byacu byose Nyagasani utubabarire. Reba Kongo, utabara abanyekongo basubire mu bihe byiza, impunzi zitahe zimererwe neza, barimo bagira amahoro kandi ituze riboneka, atari ituze ry'igihe gito, ahubwo ari amahoro arahambye. Urebe u Rwanda, dufitanye ibibazo natwe, ibibazo bishingiye mu mpande zose, mu buryo bwose. Turakwinginze kugira ngo ibibazo byose ubikuremo, twese tubane nk'abana bawe kandi bahujwe n'icyita rusange cy'amaraso yawe wadupfiriye, watumeneye ku musaraba. Nubwo benshi batemera ubushobozi bwawe n'urukundo rwawe, ariko Nyagasani ufite ububasha bwo kubemeza cyangwa se byo gukora ibishoboka byose, ariko abantu bawe bagakomeza kugira ishyaka, ishya n'ihirwe. Komeza udufashe Nyagasani, komeza uturengere kandi utwiteho umunsi ku munsi, uturinde kugwa ahubwo duhe gukomera. Byose tubyambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yubahe Imana Data na Mwana n'Umutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubahe no mu iteka ryose, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu, amen. Ndakuramutsa Mariya wuje n'imporana n'Imana, wuje abagore bose umugisha neza, umwana byarasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uragize twanyabyaha kugeza tuzapfira, amen. Yezu ushobora byose arakomeza dufashe banywanyi bacu bari mu Rwanda, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noheli nziza mwese mwese abari hose mu Rwanda, mu majyaruguru, amajyepfo, burasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, Kongo mu burasirazuba kuzakomeza Kinshasa, mu Burundi mwese Noheli nziza, Noheli nziza mukomere cyane. Abadukurikira kuri ibi bihe bya Noheli, abadukurikira muri Uganda mwese Noheli nziza, abadukurikira muri hano hirya rwose, hirya gatoya muri Kenya, za Tanzania, za Malawi, Zambia, Mozambique, mwese mukomere cyane, mukomere ba mwana mayi mukomere abakongomani mwese mukomere cyane. Mbote mambo vipi, mukomere, bonjour, comment ça va, bo hey, mukomere bari mu bihugu byinshi binyuranye bya Afurika du Sud, za Ngora, Zimbabwe, za Benin, za Cote d'Ivoire, za byose mukomere abari mu Burayi mwese, mu bihugu bitandukanye, za France, mukomere abari mu Bubiligi, mukomere abantu bari muri za Butaliyani mudukurikira, mu Badage mwese mu Basuwisi, za Suwede, za tehe hose mukomere. Amerika mukomere, muri leta zose zinyuranye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abari muri Canada mwese, inshuti dufite muri Australia namwe ntabwo twabibagirwa, muraho neza. Dubai mwese mukomere cyane, Imana ibarinde kandi Noheli nziza mwese nayibifurije. Yezu wavutse amanuke abamanukiremo, dore inyenyeri imanukire mu mitima yanyu kandi ibamurikire. Turakomeje rero, Nyagasani Yezu abyumve. Reka twongere tugaruke muri ibi bibazo bigiye bihari, ariko tunasaba umugisha kugira ngo Imana ikomeze kudufasha kugira ngo birangire neza. Nicyo duhora twifuza kandi tunasaba uhoraho. FARDC rero ngo izagaba ibikorwa bito ariko byihariye, nta take generali nini, ahubwo gufata inzira n'ibice by'ingenzi, guca logistics kuko tuduce M23 igenzura. Ibirongo bituma M23 itakaza ubutaka bucece. M23 izakomeza icyo bita propagande kurusha intambara, imvugo nyinshi, amavideo menshi, ibyitwazo byo kurengera abaturage. Iyo rero umutwe winjiye muri iki cyiciro uba uri mu cyerekezo cyo gusenyuka. Iyo utangiye kuvuga cyane, ndavuga ngo umutwe uracicika,
cicika ukore action, ibikorwa apane magambo. Nta musirikare uvuga mugana wa rukokoma yavugira mu masaka, niko bavuga. Ni ukuvuga rero ngo igeragezero rya nyuma M23 ishoboye gukora cyo bita prabe ya M23. Reka mbe utuje ariko mvuge ukuri, M23 ifite amahitamo atatu ya nyuma tuyababwire. M23 nizere ko mwatiye agatebe. Hari abantu bakurikira ba M23 bari mu Burayi, bari za Canada, ari za Amerika, za hehe benshi. Cyangwa batubwira radio karanga ariko wajya ushyigikira M23. Noneho rero M23 yafashe igoma imyenda irahenda mu Rwanda, kandi M23 umva ko ikundana n'u Rwanda bishyigikiranye, ariko kugira ngo umwenda igoma ugura amafaranga make, umwenda ugura nk'amafaranga 500 igoma ugera hano waguze 5,000. Urumva se ubutwungutse iki mu by'ukuri? Nkungutse iki? Hari icyo bita rero option ya mbere, gutera igikorwa kinini gitunguranye, kugerageza gufata umujyi umwe w'ingenzi, cyangwa se gutera FARDC ahatari hitezwe. Ariko ibi bisaba logistics nyinshi, coordination ikomeye, kandi byahita bikurura igisubizo gikomeye mpuzamahanga. Iyo no busi ifite ngo ibyago byinshi kuri M23. Urumva iyo nama ukuntu ari mbi, inama gira inama ariko ikaba obusi ifite ibyago byinshi kuri M23. Hayigira inama yo gutera ahantu hanini hashoboka kuramba barasa n'ikinshasa. Iyo rero umuntu kuvuga ngo iyo busi rero ifite ibyago byinshi, turaza kureba ibyago ifite. Kwiyoberanya rero nk'umutwe wa politiki, gusaba ibiganiro, mediation nshya, kwiyita abahagarariye abaturage, rero bigamije kugura igihe, kwirinda gutsindwa mu buryo bugaragara. Icyo bita ubusuye ya gatatu ishoboka kurusha izindi gusenyuka buhoro buhoro. Urumva niyo ishoboka kugira kurusha izindi. Abasirikare batatana, abayobozi bagashaka guhungira ahandi, kwiyoberanya mu baturage. Iyi rero niyo scenario ishoboka cyane. Ingaruka z'igihe kirekire ku Rwanda, RDC n'akarere. RDC rero yo inyungu RDC iri mu nyungu gusubirana igice cy'ubusugire bw'igihugu, ijwi rikomeye mpuzamahanga. FARDC izava ku ntambara ishingiye ku mubare ijya kuri strategy na intelligence. Icyago niba politike idakurikiye intsinzi ya gisirikare, indi mitwe ishobora kuvuka. Noneho rero u Rwanda ibyago bikomeye guhurana igitutu cya diplomasi, kwitandukanya n'abafatanyabikorwa bamwe. Ijwi ry'u Rwanda mu mahanga rishobora gukomeza kugabanuka. Hari icyo bita rero gusobanura byinshi. Amahirwe niba ahindutse, gusubira muri diplomasi, gukorana n'akarere mu mucyo. Ariko kubera iki bitahinduka? Urumva u Rwanda rero haba hakiri probability yo ko ibintu byarushaho kugenda neza, ariko bagakomeza umutsi. Akarere ka Greatrex, kwiyongera kwa ubugenzuzi mpuzamahanga, kwitwararika mu gushyigikira imitwe yitwaje intwaro. Amahirwe yo uburyo bushya bwo gukemura ibibazo by'akarere. Noneho umwanzuro ukomeye, M23 igeze rero ku mpera z'icyerekezo cyayo cya gisirikare. Nta ntsinzi igaragara iri imbere yayo. Igihe rero kiri kuyikorera. Intambara yarahindutse, ntikiri iy'amasasu gusa, ni iy'igihe, ubwenge n'igitutu. Ntikiri ikibazo cya niba M23 izatsindwa, ni ikibazo cya uko izagenda ipfa, vuba buhoro buhoro, cyangwa se mu biganiro, cyangwa se isenyuka burundu. Ngira ngo rero tugiye kureba icyo bita kugira analysis cyangwa se analyse tugiye kugira ku rwego rwa politiki, cyo bita expert level. Hari icyo bita rero dore analyse yikorera ku rwego rwa politiki expert level,
yanditswe nk'ikoreshwa n'abasesenguzi b'ibibazo mpuzamahanga nta marangamutima ishingiye kuri power dynamic strategy interest na international security. Ni ibyo ngibyo za architecture haneze ya politique rero expert live. Ikibazo cya 23 rero mu miterere mishya y'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, guhinduka kwa context strategic shift, kwinjira kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kibazo cy'umutekano wa RDC ntabwo ari igikorwa cya gisirikare gisanzwe, ahubwo ni ihinduka rya paradigme mu buryo ikibazo cya M23 gifatwamo. None rero mbere ikibazo cyafatwaga nk'intambara y'imbere muri Kongo, ikibazo cy'akarere Rwanda RDC ubu cinjiye mu rwego rwa international security concern. Ikibazo rero gifitanye isano na stabilite y'akarere, inyungu za Amerika mu mabuye y'agaciro, guhangana n'uruhare rw'ibindi bihugu bikomeye nk'Ubushinwa na n'Uburusiya. M23 nka outil strategique si nk'umuntu wigenga mu isesengura rya politike. M23 nifatwa nk'umutwe wigenga ufite icyo bita autonomy yuzuye, ahubwo ni instrument indirect ikoreshwa muri pressure geopolitique, leverage mu biganiro bya diplomasi. Rero bivuze ko igihe cost politique yo gushyigikira irenze inyungu, instrument irajugunywa. Wabyumvise mu 23 akaga karimo. Nabwiye ngo ibi ndababwiza ukuri. Iki nicyo bita ubusesenguzi geopolitique mpuzamahanga, kugira ngo muri kubyumva uko ibintu bigenda bikurikirana. Ngwigihe mwamubanze mwumva ho kantu, igihe cost politique yo gushyigikira irenze inyungu, icyo bita instrument irajugunywa. Aho kantu mwakumvise. Ubu rero ngo cost yo gukomeza ya 23 irenze inyungu ku rwego mpuzamahanga. Nuvuga ngo ikiguzi cyo gukurikira M23 urumva nta ni nka shikarete barayirya bamara kuyirya cyangwa se igisheke bakimazemo isukari. Nuko nguko M23 umukino yakinnye, abo yawukiniye binjiye mu madiro nta kintu rero ugikeneye, kubera ko Kongo nayo yakinnye undi mukino. Keretse iyo Kisekedi agumbye kwigira ivunja ati mw'Abanyamerika mwe mwabaki mwese nta tura tugabana ihari muzaza, byo nari gushiduka nawe byabaye ibindi. Nuko rero ubu rero cost yo gukomeza rero M23 irenze inyungu ku rwego mpuzamahanga. Hari icyo bita rero guhinduka kwa calculus ya Rwanda. Mu by'ukuri bya politike, u Rwanda rwari rufite leverage y'umutekano, image y'igihugu gicunga neza akarere. Ubu leverage iragabanuka, image irimo kwangirika, kugenzurwa cyane. Ibi rero bituma gukomeza gufatanya na M23 biba icyo bita liability atari asset. Wabyumvise? Biba liability not asset. FARDC rero kuva kuri arme de masse ne arme assiste. FARDC ntirimo gutsinda kubera kongera abasirikare intwaro, ahubwo kubera icyo bita external structuring, intelligence sharing, coordination mpuzamahanga. Ibiro nibyo byahinduye icyo bita battlefield equilibrium strategic tempo. M23 y'ubu iragenda isubira inyuma ikava. Hano bari kuvuga yuko FARDC irimo gutsinda kubera ibi nk'ibyo ngibyo. Irimo gutsinda kubera kongera abasirikare intwaro nyinshi. Nanone ahubwo M23 nirimo gutsinda kubera kongera abasirikare n'intwaro. Mubanze mubyumve. Ahubwo iri gutsinda kubera icyo bita external structuring na intelligence sharing, coordination mpuzamahanga. Ibiro nibyo byahinduye icyo bita battlefield equilibrium na strategic tempo. M23 ubu iragenda isubira inyuma nk'isabune, ikava muri initiative ikajya kuri za reaction, ijya kuri reaction. Yaretse za initiative iri kuri za reaction. Icyo bita diplomacy icyo bita diplomacy collective
intwari ikomeye kurusha amasasu. Amerika irimo gukoresha icyo bita sanction cible, naming, sharing, diplomatic isolation. Iyo niyo bita iyi rero coercive diplomacy igira ingaruka zikomeye, igabanya inkunga ya logistique, ituma abafashe 23 batangira kwitandukanya nayo mu ibanga. Scenario rero analysis for cost y'iminsi 3 amezi cost si jusqu'à 24 mois. Scenario ya mbere ishoboka rero cyane cyane ifite 50%. Attention nacyo bita fragmentation. Iyi attention na fragmentation M23 senyuka gake ishonga. Niyo no abayobozi rero bagashaka icyo bita exit strategic. Noneho FRDC igasubirana uduce. Scenario ya kabiri ifite 30% yo icyo bita political rebranding. M23 yinjira mu biganiro igashaka amasezerano ayisiga ifite ubuzima bwa politiki ariko itakaje imbaraga za gisirikare. Scenario ya gatatu 15% escalation contrôlée, igikorwa kinini cya gisirikare kigakurura icyo bita réponse mpuzamahanga kigahita kiyigabanyiriza igihe. Implication stratégique ku karere. RDC iyubakwa ry'ubusugire bw'igihugu, ariko ikibazo kizakomeza niba icyo bita reforme politique idakurikiye intsinzi ya gisirikare. Intsinzi ya gisirikare igomba gukurikirwa n'icyo bita reforme politique. Igero cya stratégie recalibration, guhitamo cyo bita agomba nko ku Rwanda, ni ku Rwanda hari igengo bita ngo stratégie ya recalibration, cyangwa se strategic recalibration, guhitamo ibintu bibiri. Icyo u Rwanda rureba rugomba guhitamo ibintu bibiri, cya mbere isolation cyangwa diplomatic repositioning. Akarere kwiyongera kwa surveillance mpuzamahanga, intervention indirecte americana na Union Européenne. Umwanzuro wa politiki cyo bita expert conclusion. M23 turi mu cyiciro cya nyuma cy'ubuzima bwa strategy. Ntabwo izatsindwa nk'intambara ya kera, ahubwo izatakaza icyo bita utility geopolitics, protection diplomatic, capacity opérationnel. Igihe rero kiri gukorera RDC kirwanya 23. Ikibazo si niba izashira, ikibazo ni iyihe format yo gupfa, gusenyuka, kwinjizwa mu biganiro cyangwa se gucika burundu. Ngira ngo rero tugiye kureba script. Tshisekedi yaranze ibiganiro nayo 23 yangati kusubira kubera amakosa ya 23 cyangwa se M23 yakoze sakirirego. Ariko dukurikije isesengura rya politiki yo bita expert rero twaganiriye hejuru, gusohoka kwa Tshisekedi mu biganiro bya Doha ntibyaba ari impanuka kandi si amarangamutima, ni icyemezo cya strategy gishingiye rero ku kumenya neza aho M23 igeze mu mbaraga zayo. Ngaho twavuye mu biganiro, ngaho komeza turebe ko bishobora, dukomeze turebe izo mbaraga ufite. Ngo reka rero mbigusobanure mu ngingo zihize mu murongo wa politiki. Yego kubidogaho ni ikimenyetso cy'uko yabonye intege nke za M23. Tshisekedi yamaze kurunguruka M23 abona intege nke zayo. Mu by'ukuri bya politiki, iyo leta rero ikomeye ikivamo ibiganiro, iba imaze kubona ko uwo iganira nawe atagifite icyo bita leverage ihagije. Reka ntabwo bari ku rwego rwo guhangana. Tshisekedi rero ntiyari ari kuva Doha iyo M23 yari ikiri ifite initiative ya gisirikare, ifite icyo bita protection mpuzamahanga ikomeye, ifite ubushobozi bwo guteza icyo bita instabilité nini. Kuva rero mu biganiro gusuzugura strategie positionnelle, position ya M23, none icyo bita Doha
yari icyo bita lifeline nyuma ya 23. Mu isesengura Doha niyo yari itangiye kuyigira icyo bita agiteri politike, kuyirinda gutsindwa mu buryo bugaragara. Ni ukuvuga ko Doha yari ifite akamaro kanini ya 23 ko yayizanaga mu murongo wa politike, ikirinda yuko inanatsindwa mu buryo bugaragara. Ibiganiro byari uburyo bwo kuyikiza igihombo cya gisirikare. Iyo rero Tshisekedi abivuyemo ahita ayambura icyo bita legitimacy, ayisubiza mu rwego rwa mutwe witwaje intwaro udafite umwanya wa politike. Ibi rero ni igihombo gikomeye cyari kuri M23. Tshisekedi rero ari gukina icyo bita timing ya politike mpuzamahanga. Iki rero ni icy'ingenzi cyane. Amerika yinjiye mu kibazo icyo bita intelligence irimo gukusanya igitutu kirimo gutegurwa. Iyo Tshisekedi akomeza ibiganiro yari guhagarika icyo bita momentum mpuzamahanga imushyigikiye. Hari guha rero 23 umwanya wo kongera kwiyubaka. Gusohoka muri Doha ni kubika icyo bita pressure yose kuri 23, si kuri leta ya Kongo. Kuvuga ko rero amakosa ari aya 23 simvugo gusa, mu by'ukuri bya diplomasi. Iyo rero uyoboye ibiganiro akuvuyemo akavuga ngo amakosa nayo uwo twaganiraga, abashyize dosiye mu maboko ya Amerika, ONU na EU. Ibyo rero byongera icyo bita legitimacy ya Kongo, justification y'ibihano biri ku meza. Iyi niyo bita shift iva kuri conflict management na conflict resolution. None mbere rero Tshisekedi yari mu kugira gute, mu kugerageza kugenzura ikibazo. Ubu ari gushaka kurangiza ikibazo yari yabihoreye muri make, kurangiza ikibazo. Iyo rero bikorwa gusa iyo ubonye ko icyo bita adversaire adashobora kukwangiriza byinshi, igitutu rero kiri ku ruhande rwawe. Risk calculation yari ifite icyo atinya, yego, ariko risk yabanzwe neza. Ibyago M23 ishobora kugerageza igikorwa kinini cya nyuma, ariko Tshisekedi azi ko escalation izahita ikurura icyo bita reaction mpuzamahanga, igatera M23 kwihutisha iherezo ryayo. Risk yemewe rero kuko inyungu zirenze cyane ibyago. Risk rero ngo yemewe kuko inyungu zirenze cyane ibyago. Umwanzuro rero wa expert clear conclusion, yego, gusohoka kwa Tshisekedi muri Doha ni ikimenyetso cy'uko amaze kubona intege nke za M23. Yabikoze igihe momentum iri kuri Kongo, igihe M23 itakigira icyo bita leverage ya politike, igihe kuyiganiriza byari kuyifata kurusha uko rero byari gufasha M23. Mu magambo ya politike, iyo ibiganiro biguhombera kurusha intambara, uhagarika ibiganiro mu nteruro imwe gusa ikomeye. Tshisekedi rero ntiyavuye muri Doha kubera ko ashaka intambara, yavuyeyo kubera ko abona ko M23 itakiri uwo agomba kuganira nawe. Setu ni ibyo ngibyo. Mwumvise analize ishingiye ku cyatumye Tshisekedi ava i Doha. Mwayumvise? Tugiye kuza turebe abahanga bo mu Rwanda. Muzezenguze muri politiki yo mu karere yo bita ngo Tite Gatabazi, ibyo yasobanuye kuri iyi ntambara. Hariya twari ku busesenguzi mpuzamahanga. Reka turebe abasesenguzi bo mu Rwanda ko bize mu rwego mpuzamahanga cyangwa bafite nabo baba basomye nk'uko twatatse ibitabo mpuzamahanga. Kuki Tshisekedi yanze ibiganiro na M23? Umusesenguzi rero mu bya politiki yo mu karere wo bita Tite Gatabazi yasobanuye ko kuba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwanze gusubira mu biganiro by'amahoro bibihuza n'ihuriro AFC/M23 riburwanya bidatunguranye, hashingiwe ku myitwarire ya Perezida Tshisekedi amaze iminsi agaragaza. Leta ya RDC yanze ibiganiro byaba iby'imbona nkubone
cyangwa ibyashisha ikoranabuhanga rya video conference. Mu gihe rero ikomeje rero kwinumira, AFC M23 yafashe umujyi wa Uvira n'ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi. Mu kiganiro uyu mugabo yagiranye n'inda y'ingoma nayo gisohoye ni ikinyamakuru Igihe cya hano mu Rwanda, ngo tubijye mu imuzi. Tite Gatabazi yavuze ko Perezida Tshisekedi yabikoze nk'amacenga asanzwe yitwaza iyo abonye igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke kigiye kuboneka. Hano rero ngira ngo ahangaha twakobanuye ibintu, turebe koko turebe abasesenguzi mpuzamahanga niba duhura nubwo intore za hano mu Rwanda. Ati rero njyewe tugiye kureba koko ati njyewe rero ntabwo bintunguye, nabisomye nk'abandi bose, mbona biri muri ya myitwarire ya Perezida Tshisekedi. Ariko so uko uramutse ugiye ahangaha ni ubusesenguzi. Ubundi mu busesenguzi mpuzamahanga urarebaho kukavuga uti ese yanze ibiganiro, ukareba inyungu zirimo. Hano urareba inyungu zirimo, ukareba igihombo kirimo. Inyungu ziri kuri Tshisekedi kubyanga n'igihombo afite. Hano rero kuvuga ngo ni imyitwarire ye ishingiye kuki. Noneho rero ngo y'amacenga ngo Rwanda uko byagenze ku munota wa nyuma i Washington, ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bombi bagiye gusinya. Minisitiri Kabingi yakomeje agira ati ibyavuzwe nyuma y'uko basinya, ibyo byose ni ibimenyetso ugenda ufata wabishyira hamwe ukavuga uti hari uruntu. Reba rero uburyo Uvira yavuzwe bitandukanye cyane n'ibyahabereye. Yavuze ko Uvira yagizwe urwitwazo kuri Tshisekedi mu kudobya ibiganiro byari bigiye gutanga umusaruro. Ati rero iyo harigiye rero kwigwa ku mpamvu muzi z'ikibazo, guverinoma ya Kongo irabikwepa, kandi niho bari bageze. Noneho rero akomeza tubwira yuko basinye amahame shingiro, basinya ingingo 8 zigomba gutangira kwigwa, kuko rero bageze aho rero guverinoma ya Kongo itangira gushaka impamvu yo kubisubika, kubitinza cyangwa se gutwara umwanya gusa. Nubwo rero RDC ishinja AFC M23 ko itavuye muri Uvira, AFC M23 yatangaje ko yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwa 18 Ukuboza, mu rwego rwo kurema rero icyizere hagati yayo na leta ya RDC kugira ngo ibiganiro by'amahoro bigende neza. Ariko leta ntibyemera ko yabavuyemo. Ariko se bibera ko yavuye muri Uvira? Ahangaha nabyo ngira ngo namwe mukujye muri commentaire. Nubwo rero itavuye muri AFC rero yatangaje ko yavuye muri Uvira. No kuvuga ngo mu gihe muri iki gihe rero leta ya RDC ishyize rero imbaraga mu gusabira abarwanyi ba M23 ibihano, ibashinjira kurega ku gahenge. AFC M23 yarabihakanye, isobanura ko leta ariyo yakarenzeho ubwo yarasaga mu bice birimo Kamanyora. Noneho muri make muri iki rero cyiciro leta ya RDC rero na AFC M23 byari kuganira ku mahame shingiro, ariko harimo korohereza rero abari mu bikorwa by'ubutabazi, gusubiza ubuyobozi bwa RDC mu bice byose bw'igihugu, gushyiraho rero ingamba z'umutekano w'agateganyo, gucyura impunzi, kuzahura ubukungu, no gushyiraho icyo bita komisiyo yo gukwirakwiza ukuri, ubwiyunge n'ubutabera. Yiyongera rero ku rindi hame shingiro ry'amateka, ngira ngo ni byinshi cyane ari no yavuze n'uyu musesenguzi. Yiyongera, ariko ndabona bisoza, yiyongera rero ku rindi hame shingiro ry'agahenge no kugenzura uburyo bubahiriza. Niryo rero guhererekanya imifungo hagati ya RDC n'ibiki byose AFC yo gushyigikira umukono wa mbere. Kwa 21 perezida rero ngira ngo iby'umusesenguzi hano byarangiye, ariko icyo umusesenguzi hano tubuze ikintu yasesenguye. Mu by'ukuri tuhise tugishaka tubura ikintu yasesenguye. No kuri kw'Imana. Ariko nyine ngira ngo twatangiranye ubusesenguzi mpuzamahanga, ubu ngubu nibwo twavuga ko dutaye mwonoza. Hano turi kubona video koda ntawamenya mugabo ngira ngo turi ku musozo w'ikiganiro. U Rwanda n'u Burundi rero ngo bagiranye ibiganiro bigamije amahoro n'umutekano. Ni byose
ndabona iyi foto ahangaha, wenda ntawamenya ikizaza nyuma. Les États-Unis annoncent construire une gigantesque ambassade du cœur de l'Afrique précisément en RDC. Wabyumvise? Iyi nkuru tuzayireba, icyo bita armée numérique de face président RDC communicateur privé à pouvoir chef tout. Hano ndi kubona ibintu ngo les États-Unis annoncent construire une gigantesque ambassade du cœur de l'Afrique précisément en RDC. Le premier projet des États-Unis en RDC est de construire un grand ambassadeur au cœur d'Afrique. Le pays désigné, c'est la République démocratique du Congo. La construction a débuté pour préparer sa nouvelle alliance profonde au cœur d'Afrique. Cela ouvrir la voie aux Américains de tenter de recevoir la chance de convaincre les autres alliances. Congo, Brazzaville et Zambie sont invités à prendre la part des grandes alliances des États-Unis. L'Angola, la Tanzanie sont des alliances fiables des États-Unis. La République centrafricaine a aussi constaté. U Rwanda se mana yanjye no ko bataruzanamo. Bo, iyi nkuru tuzayifata neza, twongere tuyisesengure nayo turebeho ko kuri iki kintu Amerika ishaka kugira ngo yubake ariya muri Congo. Ese wababwira ngo Imana ibarinde, ikiganiro nakagaruka, mugire Noheli nziza kandi muyishimane, mukomeze natwe mutwifurize Noheli nziza, mutwandikira ku kamenyetso guteranya 450 783 144 144, ubundi dukomeze tuyage. Ndabiteguye mwese, muze tukomeze tuyage. Imana ibarinde. Bye bye bye.